ndabasuhuje inshuti bavandimwe mukomeza kubana natwe, ariko ndaza kwibaza ngo kuki dusinziriye? Ibitekerezo, amatwi y'abantu, amaso y'abantu, ibyo ari byo byose biri muri California cyangwa se muri Los Angeles muri Amerika. Reka nkwizeze kubana nawe mu buryo bugiye butandukanye mu gihe Imana ikidutije ubuzima. Njye ugusuhuza kandi uguha ikaze ndi mwene so Theophile Byukusenge. Ese koko ibi ni ibyahanuwe? Byaravuzwe? Byaranditswe? Yego rwose. Ese ko biza abakristo tugatungurwa tukabibona nk'aho ari bishya mu maso yacu cyangwa mu matwi yacu, tutigeze tubyumva cyangwa tutigeze tubibwirwa, biterwa n'iki? Twaba twararambiwe n'ubutumwa dutwaye cyangwa se twaba twararambiwe kumva n'ubutumwa twahawe? Ntabwo mbizi. Ese twaba twararambiwe kumva no kubwirwa ndetse no kubwirwa amagambo y'ubutumwa bwiza bw'ubuhanuzi? Ntabwo mbizi. Gusa icyo nzi cyo ni uko ibitekerezo by'abantu byose biri muri Los Angeles cyangwa se muri California. Reka nongere nkwibutse neza gato cyane nkubwire ko ubu insengero z'Abadiventiste ndetse n'izindi nsengero za Gikristo muri California ziri kwifashishwa mu gutabara abaturage bo muri Los Angeles. Aba baturage kandi nubwo abenshi bakomeza kugenda bavuga ko ngo bahinyuye amategeko y'Imana bagasuzugura Imana, nongere nkubaze gatoya maze icyo kibazo ukisubize witekerejeho neza cyane, ntuhubuke. Ese kuba utunganiye Imana cyangwa se kuba ukiriho ni byiza wakoreye Imana? Oya, Imana idukunda bimwe, Imana idukunda kimwe, ntabwo irobanura ku butoni namba. Oya, nk'uko abantu benshi bari kubitekereza ngo bahinyuye amategeko y'Imana. Yego ni koko umurwa wa Sodomu cyangwa se umujyi wa Sodomu na Gomora niko byawugendekeye ubwo bari barasuzuguye amategeko y'Imana bakagera ubwo bakabya. Nibyo koko no muri buno buzima cyangwa se no muri iyi si ugusuzugura amategeko y'Imana hari ubwo bigira iherezo ryabyo, ariko se tubyite kurengera? Oya, twese dusuzugura amategeko y'Imana, nta n'umwe wubahiriza iby'Imana ishaka. Ariko Pawulo ati ngerageza gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere, maze umwanzi nawe akabyuririraho akadutera gucumira ndetse no kwihebesha imitima yacu kugera ubwo tugambiriye gukora ikibi bitewe n'uko twizeye ngo tugerageza gukora ibyiza, ibibi bikadutanga imbere. Reka mbasuhuze, reka twinjire isasa tugeremo indani. Nakubwiye ngo ubu insengero z'Abadiventiste umunsi wa karindwi muri California ziri kwifashishwa mu gutabara abaturage bo muri Los Angeles, by'umwihariko nk'abizeye ubutabazi. Reka mbihera ikaze twinjire mu gitabo cya Matayo 24. Ubwo Yesu yari yicaye ku musozi wa Elayono ari kumwe n'abigishwa be, baramubwiye bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe, ndetse n'ikimenyetso cy'imperuka ni ikihe? Yesu arababwira ati nimubona ibyo byose bibaye muzararame murebe hejuru. Bene data abakristo bavandimwe, nubwo ntazi ko munyumva muri California, ndabizeza neza ko mwasumye kandi ndizera neza ko ijambo ry'Imana murizi rwose. Bamwe na bamwe muri mwebwe nubwo hari abasuzugura kandi bagatinyuka tubaha amategeko y'Imana, ndabizi neza ko abenshi muhanze amaso ku Uwiteka. Bibiliya yaratubwiye ngo nimubona ibyo byose bibaye muzararame murebe hejuru kuko gutabarwa kuzaba kuri hafi. Ese ko gutabarwa kuri hafi? Ntabwo nzi, ntabwo mbizi, ntabyo nzi, nawe ubwawe ntabyo uzi. Bibiliya yaratubwiye ngo mwirinde ahubwo muhange amaso hejuru ndetse mube mu isi mutari ab'isi. Ukomeze kuzirikana ibyo Uwiteka Imana ashaka. Reka nongere mbabwire ngo ubutabazi bw'Imana burahari. Muri Matayo 25 umurongo wa 31, gucirwaho iteka niko umutwe uvuga. Umurongo wa 31 aravuga ngo umwana w'umuntu ubwo azaza n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo kandi azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, arobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe naho ihene azishyira ibumoso bwe. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganyijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira,
nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati mwami twakubonye ryari ushonje tukagufungura, cyangwa ufite inyota tukaguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi tukagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa tukakwambika? Kandi twakubonye ryari mwami wacu urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe tukaza kugusura? Umurongo wa 40, umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye mwe muri bene data woreje hanyuma y'abandi ari njye mwabikoreye. Mureka twinjire kandi muri Los Angeles cyangwa se muri California hariya muri Amerika. Itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi ndetse n'ibigo bishinzwe ubutabazi bigiye bitandukanye by'umwihariko bishamikiri ku itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi byafashe iya mbere mu gutabara ndetse no mu gufasha abaturage bo muri leta ya California by'umwihariko muri Los Angeles cyangwa se i Hollywood. Zimwe muri izo nsengero kandi zabaye iya mbere mu gutabara ndetse no mu gufasha abaturage n'abizera, harimo urwitwa i Hollywood, hakabamo urwitwa Nomandi, hakabamo aho urwitwa Filipino. Izo zose ni za SDA Church. Izo zose ni insengero ziri kwifashishwa mu gutabara abaturage ndetse no gufasha abizera b'itorero by'umwihariko cyangwa se abaturage bo muri leta ya California by'umwihariko muri Los Angeles. Abasuje mbahaye ikaze, nitwa Theophile Byukusenge mwene so, ibyo nabyo uzajya ubyibuka. ADRA abenshi bakizi nk'ikigo gifasha ndetse cyubakiye ku myizerere ya Kidivantiste, gifasha kandi gitabara abari mu biza, abari mu byago, abari mu makuba. Abenshi barushaho gutekereza bakavuga bati se itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi rirafasha cyangwa se rirashyigikirana binyuze mu kigo ADRA. Ikigo kandi kikaba cyubakiye ku myizerere ya Kidivantisi cyangwa se ari ikigo cyashyizweho n'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi ku isi, cyangwa se cyashyizweho n'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Bahaye ikaze. Ikigo gishinzwe kandi iterambere no gutabara mu Badivantiste b'umunsi wa karindwi ADRA gifatanyije n'umuryango ushinzwe ibikorwa by'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, ikigo cyitwa Adventist Community Service, mu gufasha abaturage bo muri California bibasiwe cyane n'umuriro uheruka kuba mu ntara ya Los Angeles. Uwo muriro kandi watangiye kuwa kabiri tariki ya 7 Mutarama 2024 umaze gukwirakwira hirya cyane vuba bitewe n'umuyaga uri kugenda ukwirakwiza mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Los Angeles cyangwa se muri leta ya California. Bahaye ikaze mwe muri uko twumva mukomeje kudukurikira i Hollywood. Aha benshi bakomeza kugenda bavuga ko uyu mujyi cyangwa se kuri uyu musozi wa Hollywood baba barasuzuguye Imana. Mu mateka ya Los Angeles hari kugenda hahinduka cyangwa se i Hollywood hari kugenda hahinduka ibidasanzwe, kuko kandi bigaragaza raporo ziheruka ndacyari kumwe nawe. Inkongi y'umuriro kandi kuri ubu ngubu ikaba imaze gusenya ibintu byinshi. Mu mateka ya Los Angeles hari kugenda hari guhinduka ibintu bimwe na bimwe, bigenda bigaragazwa na raporo ziheruka kandi mu minsi yashize. Umuriro kandi watwitse hegitari zirenga 39,000 hirya no hino mu mujyi wa Los Angeles cyangwa se muri California. Kandi raporo igaragaza ko byibuze abantu bagera kuri 24 bamaze guhitanwa n'iyi nkongi y'umuriro. Amazu kandi arenga 12,000 arimo ay'abaturage ndetse n'ay'ubucuruzi nayo ubwayo amaze gutikirizwa muri inkongi y'umuriro. Abaturage barenga ibihumbi byinshi bari kwimuka byihuse cyane kandi bamwe bari no kuburirwa irengero. Nyamara benshi bahanze amaso ibitekerezo by'abantu, ibyo abantu bibwira ko bishobora gushoboka, ariko nyamara mu bushake bw'Imana nta n'ikidashoboka. Iyi nkongi kandi y'umuriro bivugwaho cyangwa se batangaza ko kuba yihuta cyane mu buryo budasanzwe, ifite umuyaga uri kuyitwara mu buryo buri hejuru cyane. Bityo kandi amazu menshi y'ubucuruzi ndetse n'amazu y'abaturage mu buryo bugiye butandukanye akaba ari kugendera muri iyi nkongi y'umuriro.
ubuyobozi kandi bwa Dara buragira buti turasengera abaturage bo muri California mu gihe kandi baharanira kubungabunga umutekano wabo no kubaka ubuzima bwabo bushya nyuma y'iki cyago gikabije cyabibasiye. Imbere y'amakuba nk'aya ni ngombwa ko duhuriza hamwe imbaraga. Adventist Community Service ADRA mu buryo bugiye butandukanye twiyemeje gukorana bya hafi cyane n'Abadventiste kandi ngo dufashe bene data bari mu kaga, bari mu makuba. Dufite amahirwe yo gutanga ubufasha bwihuse cyane, kuzana ibyiringiro no gutabarwa ku babuze byinshi muri Los Angeles cyangwa se muri California. Twibanze cyane kandi mu kureba imiryango y'ahantu hagiye hatandukanye, haba ku biti byabo, abacuruzi ndetse n'abandi. Tubafasha mu kwita ndetse no gukemura, kubashakira iby'ingenzi cyane bikenewe kugira ngo batangire urugendo rwabo rw'ubuzima bushya. Ibyo bahombye ni byinshi. Umwe mu bayobozi kandi b'ishami rya Adventist Community Service mu ishami rya Amerika y'Amajyaruguru muri California bagize bati twagaragaje imbaraga z'ubufatanye ziri gukorwa mu rwego rwo gutanga inkunga ikomeye bahuye n'iki kibazo gikomeye. Aho yagira ati cyane turimo gukorana n'ubuyobozi bwa Adventist Community Service kugira ngo ibikorwa by'ubuhungiro bishyigikirwe. Byongeye kandi inshuti zacu muri ADRA ziradufasha cyane, zifatanya natwe kugira ngo tubashe kugira ibyo twabona twatabariramo bagenzi bacu mu mafaranga no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Hakenewe byinshi bikenewe kugira ngo abene data bongere babone ubuzima. Hari abadashobora kongera gusubira mu mazu yabo cyangwa se mu byo bari bafite, bityo Imana turabasabira kugira ngo Imana ikomeze kubarinda kandi ibahe andi maraso mashya. Hari abadashobora gutaha kongera gusubira mu mazu yabo nk'uko twe dukomeje kubivugaho. Kubera iyi nkongi y'umuriro ikomeje kugenda isakara hirya no hino, bityo ibikoresho byihutirwa, ibikoresho by'ingenzi cyane birimo amazi, ingiti, ibitanda n'ibiribwa byateguwe mbere. Muri leta ya California kandi ubu amatorero y'Abadventiste mu turere tugiye dutandukanye by'ubwaniko mu twibasiwe n'iyi nkongi y'umuriro. Aha abenshi bari guhunga. Amatorero y'Abadventiste mu turere tutibasiwe n'umuriro kandi arimo guhindurwa amazu yihutirwa y'imiryango yimuwe n'umuriro. Ayo matorero kandi azabera ahantu hizewe ku bantu babuze amazu cyangwa se badashobora gutaha kubera umuriro ukomeje kugenda usakara hariya muri Los Angeles cyangwa se muri California. Amatorero menshi y'Abadventiste umunsi wa karindwi yafunguye imiryango kugira ngo atange icumbi n'imbaraga bibasiwe n'umuriro. Umwe mu bapasitori bo muri Los Angeles kandi yagize ati itorero ryanjye ryiteguye gufasha imiryango yimuwe bitewe n'iyi nkongi y'umuriro. Itorero kandi ryakinguye imiryango kugira ngo ribe icumbi ry'abaturage kandi rifite ibitanda bihari byo kwakiriraho aba bantu kandi dukomeje gusangira ibyo twahawe. Niyo mpamvu turi hano mu gihe nk'iki ngiki. Abari muri zone yimuka bakeneye icumbi cyangwa bafite ibibazo byatewe n'iyi nkongi y'umuriro barahangayitse, ndetse hari n'abandi bafite ibibazo byo guhagarika amashanyarazi kubera umuyaga uri kugenda cyane, bityo nabo bafite impungenge z'uko bashobora kwatakwa n'umuriro. Bityo abo nabo bose bakeneye kubona aho baba kandi bakeneye ubufasha. Ni ikintu cyiza cyane ku itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Ni ikintu cy'ingenzi kandi gishimishije. Umuyobozi w'itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi Teddy Wilson binyuze ku rukuta rwe rwa Facebook yanditse ati nk'uko inkongi y'umuriro ikomeje muri Los Angeles, turashimira cyane umurimo ukomeye uri gukorwa na ADRA ikomeje kugenda igaragaza mu kunganira abahuye n'ibiza. Turashimira kandi ADRA
ndetse na Adventist Community Service, abandi bakomeje gutanga ibikenewe mu gufasha abahuye n'ibiza. Imana ibaha umugisha. Nababwiye ngo insengero zirimo White Memory 7 Adventist Church ni rumwe mu rusengero rwo kwifashishwa mu gufasha ndetse no mu gushyigikira abahuye n'ibiza. Urwitwa Kanoga Park 7 Day narwo ruri muri ziri kwifashishwa, kandi ururi kandi cyangwa se urwitwa Filipino 7 Day Church narwo nuko, urwitwa Romandi narwo nuko, kandi harimo n'urwitwa Hollywood. Izo zose ni insengero ziri kwifashishwa. Reka mbashimire yemwe mwabanye natwe by'umwihariko. Ndabizi neza ko amatsiko n'ibindi mwari mufite kumva byari byo gutuma muhabuka, ariko nyamara ni koko isi nta cyiza na kimwe twifuriza. Mu gihe leta z'isi ziri kuririmba amahoro, nyamara Bibiliya yo cyangwa se ibyanditswe byera cyangwa se abo mu ijuru bo bahangikishijwe nuko umunyabyaha arimo ararimbuka. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.